ukagera aho ubyenjoyinga iyo ndikajyamo wowe nuko nyine nta kundi kuntu umuntu yabigenza ariko nta burenganzira uba ufite ngo umugabo ngo ari gukora ikintu kuri video ugahita ufata umugabo uzi ko ukunda watwitiye inda zitatu video ubonye ugahita uyiha Godfather ni igiki cyo koherezwa iyo video ariko reka nkubaze umuntu n'ubwa mbere umuntu ikintu kibi kimubayeho akongera akagaruka mu nzira nziza hari umuntu ukivuga Emeline nabi kuba byarabaye ari kongera kubaka ubuzima bwe yes akongera kuba umukobwa umva nkubwira urugero Godfather ya mbere byabaye uko basubiranye Godfather y'umuhaye gato mbabwire iyo ufashe biriya bintu ukabishira ku muntu nkuriya Godfather ni umuntu w'umugabo afite ukuntu atekereza ikintu icyo kintu gishobora no kumubabaza ku rwego ruri hejuru hari abantu bataba barabo kohererezwa ibyo bintu Godfather bibonye ikintu yihutira no kugukorera ubuvugizi ariko mbere yuko gukorera ubuvugizi wabanje kuba muri ibyo bintu igihe kinini Eva reka nkubwire sibyo iyo akenshi iyo umugore ari muri situation aba yumva ibintu biri normal iyo umugabo ari kugukubita uba wumva biri I'm telling you for my experience iyo umugabo ari kugukubita cyangwa akaguca inyuma cyangwa nyine akagukora ibintu bikubabaza amarangamutima yawe y'indani and then akaza akavuga ngo sorry uba wumva ari ibintu bisanzwe uyu mwana w'umukobwa ibi bintu kugira ngo azumve uburemere bwabyo mu myaka 2 azajya areba na ya mpano nareba na video yiwe yirukanke yihishe n'urumeza rumwice sinzi ikibazo afite kimubwira yuko atandukanye na ya mpano yahita apfa ariko ubu turi kubimubwira ubu ntago yabyumva nyine ntibinadutangaza banasubiranya agiye kujya musura ibyo ngibyo nubwo nabitinda ushobora gufata umwanya wanjye ngira inama abantu bari muri toxic ntago wikunda ntago waba ukiriyo birazi ntago ari ukunda ntago yikunda mwabagore mwe hano turi abantu 300 mukwiye kwishira mu mutwe ko mukwiye ibyiza kandi abagabo badahari mwabaho sinibaze uracyari girlfriend nturashyira n'umwana hasi nta n'umwana wawe ndikuriza n'ubwibagirwa nkanasibana umva ubwo ni ubucucu mwamara kugira ubugoryi bwanyu kavukire mukajya gufungisha abana b'abahungu Dubai yajya kuri Bugande ahantu hose niba atinya ko ari umusitari mu Rwanda yajya Dubai agakora mwana ari mwiza wa mukobwa ni mwiza ni mwiza ateye neza ari kujya hanze y'igihugu kubera iki ibintu umuntu aba mwana akagira n'inshuti z'ibigoryi uriya mwana iyo aza gufata nka platform yakavuga ati nyuma y'uko iriya video isohoka akavuga ati nahuye n'ibibazo mwese mwarabibonye ariko ndashaka kuva muri ubu buzima nkagira icyo nigezaho ndi kwaka ubufasha uriya mwana ntiyari kubura miliyoni 5 cyangwa 10 z'igishoro ubuzima bwe bugahita ubuzima we umva yicecekera ayongera asubira mu nama ariko abagore kuki mutikunda ukongera ukatambikira byo kugira intege byo kuza akavuga akavuga I'm telling you ntabwo depression yabyo arayirwara mu muhereza amezi 3 n'umwana urabona Eva tutikunda kuki mutazi kwikunda ndababwira ikintu kimwe je nshimishijwe no kubona ari Eva abivuze ndababwije ukuri iyo aba ari nk'umuntu w'umugabo abivuze aya magambo Eva avuze mwari kuvuga ati uyu mugabo ashigikiye ya mpano muri abagabo babi ibiki ibi byose Eva ariko avuga mwibuke ko nigeze kubibabwira ati kuki turaba aha uruhande rumwe gusa ariko mbura uko mbivuga mwabadamu tubwiye ati yakutegaga na ya mpano kubera ibintu na bimwe yaciyemo biroroshe kumva ko ari umunyamakuru biroroshe ya mpano ni ya erema iri hano hanze yakoze amakosa ihora iburayiningwa ya mpano nawe ibyo yavuga ntago bikimushyigikira kuko aka kanya hari ibiri kumugonga binafitiwe ibimenyetso kugira ngo ya mpano arongore umukobwa kuri video hari ikintu cyari cyabaye yumvise ko yakabikoze hari ikintu cyari cyabaye umugore yari yakoze ikintu cyane kwemeranya neza 100% na ya mpano ibintu by'inda rwose ntabyibagirwe ntago bishoboka ko umugore yakuramo inda 3 mu mwaka waba ukomeye ute waba uri iki niyo waba ikivejuru niyo waba waronse ya Bikira Mariya ntago bishoboka ariko niba twitarabaye ntabwo ikigera cyo cyo kuza kubivuga aba yariremye aba yarazanye n'igitsina jewe nabishize mu mibare iyo ni yanda watwara yava mugasigarana nk'ikiro kimwe
nje ntabwo nshobora yavuze ngo amezi 5 usiko inda y'amezi 5 ari umwana muzima afite ubu ngubu ngo niyo y'amezi 5 wayikuramo inshuro 3 utaraguhitana abamama bazi hano batubwira inda oya njye ikintu nababwira abagore twige kwikunda twige kumenya ko dukwiye ibintu byiza nk'ukuntu Eva bivuze man do not give any man chance no kuzamura urushyi ayo mahirwe ntayo naguha umva nkubwire njyewe ukirambura ibiganza byawe niyo waba ugiye kundambura ukajya kunkubita bikanga I swear God nagusiga umugabo ugukunda. Hari umugabo wigeze kuvuga ngo amaboko yakubita umugore we ngo azayashira mu ziko ashye, ngo ukuboko ntimunaniye ngo azakujyana mu ziko. Ibi bintu rwose muzabyibuka uyu mwana nta muntu twese ntabwo tumusifasono ariko ibi bintu bizamurya mu mezi 6 araza kujya avuga se uriya yari njyewe biriya bintu ni njyewe. None wumva nkubwire mwabagore mwe muri izi relationship baba abusinga mukwiye kumenya mu gihe uri muri yo n'abakobwa b'i Kigali bari muri relationship mu gihe uri muri iyo situation niho ugomba kumenyera ubwenge bwo guhitamo inshuti y'umumaro. Ushobora kugira umugabo mubi ukagira n'inshuti ikoreka muri bya bintu hamwe muzisanga muri gereza mwese ariko Eva biriya bintu bajya bavuga ngo umugore ngo yitaye hanze ngo yataye urugo hanze. Reka nkubwire inshuti yawe ya mbere bari umugabo wawe nibwo bushuti mutakibufitanye nabanga bigihari. Njyewe urugero umugabo wanjye niba ari gukora ibyo ngibyo nkabiri codinga ndaha Godfather nkeneye niyiha attention niki nkeneye biba byarangiye iyo atakiri inshuti yawe. Umugabo wawe nimba atakiri inshuti yawe ngo muganire ibintu byanyu nta rukundo rugihari mubivemo mwigendere mwikomereze mwikomereze aho kugira ngo mukomeze muhimana mufatana amavideo muri gufata ibimenyetso muri kugira gute. Nimba utakiri inshuti yanjye Eva nje nawe twarapfuye ikintu ngo twe kwicara ngo tukiganireho kirangire and then ukajya ugenda ukabwira inshuti yawe ikabwira inshuti yawe nanjye nkajya nkabwira ubwo urumva nje nawe hagati yanjye wowe yarasenyutse kera rero ibintu bari byo gushaka ibimenyetso no mureke mbabaze ninde nshuti y'umugore wa Miki ninde nshuti y'umugore wa Yampano mbonye umwandiko yavuze ngo inshuti zose zamushizeho inshuti ya Miki no niwe bari kumwe none twiriya video Miki yapostinze ngo uriya mwana yari afite inuze ngo munuze yari yisize makeup afite ibisebe ubwo se niyo nshuti nayo sinzi byaje Yvette ntimukirengagize hari ikintu Eva avuze ariko mbona ntabwo mugihe agaciro n'ibyo bundi umugore akwiye kubaha umugabo n'umugabo akwiye kubaha umugore. Nta kuntu amabanga yanyu uri uyasohora hanze hari ikintu kiba gisigaye ni ibi ngibi swat umwe arafa cyangwa umwe arafunga gute wewe ushobora kwifata ibyo wifata ukabihereza abantu amabanga yanyu niba utagira ibanga umugabo cyangwa ugira ibanga umugore haba hasigaye iki? Cedric biriya ni depression bari abana bafite urumva na famille yabegereye. Hariho depression mubeshera vovo hariho ma depression sometimes ari mu bukeya wewe gute ushobora guhereza umuntu second chance yagukubise rimwe kabiri ukamuha second chance nuko kwiye nakubeshye nge ntabwo byakunda ntabwo bishoboka shu nagwitendekaho nkagukubita nanjye ubundi ntabwo akuntu bishoboka nanje ako kantu Eva avuze ni gute ushobora gufata video ukayirungikira umuntu hanyuma ukaca wibaza ngo ubu rero ndatahuye igituma mwibuke Yamana yarigeze kuza ashwana na pastor Akimu amubwira ati wowe ibintu byose ukuvuga umugore wanje niwe yabikubwiye. Urumva muri ico gihe bivanye n'ibintu numvise wasanga ari navyo ko tuvuga iki muri ico gihe rero wowe uri umugore utazi kubika ibanga sohoka mu rugo wigiye utarinze gukubitwa cyangwa ugiye sohoka utekere ibyawe wigiye
urumva ubundi urugo ni urw'abantu babiri. Iyo hatangiye kuzamo ngo noneho ubusa bw'umugabo wawe ukabwohereza undi mugabo, ibyo bintu rwose ntabwo ruba rukiri urugo pe. Ahubwo ikibazo cyabaye kuki batatandukanye, nyine batandukane, umwe agenda undi agenda, ukongera umugabo akaza ukamwakira ukamutekera. Ariko sha njyewe I deserve better, nkwiriye ibintu byiza, nzajya nanahora nanabivuga. abana bo mu bakire batarigeze bagira ibibazo mu bwana, barangiza bahura n'umugabo akamwizirika, ariko mwiziritseho ne njye naba narasiragorinze kuva mu bwana bwanjye, ubundi nagera ku mugabo ntago wankiniraho broski. Never, God forbid. You can't do that to me. abagabo yaratinyaga kujya gukora life yiwe wenyine, none ubu ngubu bagiye kuyikora atanahari. No, hano hari abagore b'abanebwe badashaka gutangira from scratch. Akabona ya mpano bazajyana na ya mpano ati kurikira ka bamuhe 500 bagashaka kuba mu buzima. Perezida Kagame yaravuze ngo haguruka ugende, nta kintu kizagusanga aho wicaye. Mwese muhuriye mu rugo. Haguruka ugende. Uzi ukuntu gutangira ubuzima bwawe ugashobora gusanga na zira ntonganya zabo ziva kuri uwo mukobwa udashaka gukora. Nabyo birashoboka. Bajya bavuga, ajya mubaza ati se uzabaho ubuzima kugera ryari? Akabona aragutunza ahantu hose, nawe ukemuramenyera hose. None se uretse uriya mukobwa kuba ari uwa yampana, ikindi tumuziho ni iki? nanuze yamusabiye akazi ahantu barakamwima ngo ugasanga ese ikibazo mfite ko Miki afite urugo rwiza, kubera icyo uyu mukobwa ari kwisanga muri izi situation? Ko atanamushyira muri filime ze basi ajya abona utwo dufaranga. Natwe rero inshuti tugira no, ushobora gusanga atari n'inshuti ye, ari inshuti igaragara gutyo, wenda izigiye uriya mukobwa akeneye ubufasha. Ariko mwibuke ko ari igihe umuntu agira inshuti iri toxic, ukamubwira ngo haguruka ukora akabyanga. Kubera kumenyera guhabwa. Mbonye akazi Kigali n'ubu namanuka, mukanshakire mure ko natamanuka. Mu makuru mfise uriya mugore yahuye n'inshuti nziza, baramurondera aho kuba, urumva asubira kwa yampana. yahabaye umenga icyumweru kimwe, ubu yasubira kwa yampana. Ego rasha abandi bana nyine iyo situation babamo biragaragara ko bayikunda, plus ko uriya mukobwa igihe yakubitiwe atari cyo gihe yaregewe. Bivuge ngo hari undi muntu waje mu matwi ye aramubwira ngo kora iki. Pastor yavuze yuko bashwanye, kongera akababwira ngo basubirane banakora umurenge. Mureke ibya pastor nawe ibyo ni bya video isohoka. Of course bagombaga gutera n'intambwe cyane ko nago hari abari kwitana ba mwana. Bagombaga gushyira hamwe ubuzima bugakomeza, ari byo pastor yakoze. Ariko reka nyuma yuko dusubiranye umfashije iki? Umva Lucky, wowe bite byawe turakubloka. Si nk'ibyo byose. Oya umva nkubwire, abagore namwe abagore nibo ba mbere nabo natwe turi toxic. Ibi bintu iyi situation iriya mugore yabanagamo na yampano yayikundaga, so si cyo gihe rero kigeze ngo amujugunye ashake ko anajya muri gereza cyangwa agire gutya. Ibi si ibintu dukurikije igihe umugore agezemo, igihe igihugu cyacu kigezemo. Iki si ikintu cyo gushinza umugabo ku rugero, ku mugaragaro, abantu bose barebe yagukoze ibi, yarakuziritse, yagusambanye kuri telefone. Ese wowe uri imfura bingana iki? Mwitekerezo mw'abagore mwe muri imfura bingana iki? Reka mbabwire, njye ikintu ndi kubabwira cyo nuko uriya mwana sinzi ikintu cyamusubizagayo kikamusubizayo kikamusubizayo, ariko niba ari n'urugo reka nuko akunda uriya mugabo. ariko urwo rukundo reka nkubwire Eva azabyumva ari kwivuza depression, azabyumva ari kunywa imiti y'umutwe yanze gukira, azabyumva ari kurwara igifu cyanze gukira, azabyumva ari umugongo depression ukuntu wayivura bwa mbere. Sigo mu Caritas, sigo umva mw'abagore mwe mba numva ngiye najya mbavugisha mbakubita no ku gahanga. Uwo mugabo ubundi wabibone nanjye najya nza nkagukura mu rugo nkakubwira ati genda. Umva nkubwire njye the end of the day nzihitamo kuruta uko mpitamo wa mugabo.
nzahitamo umwana, nzahitamo ahazaza h'umwana, kuko nzahitamo umwana ni wo ahazaza hanjye muryango wawe. nyifite amahoro. Akenshi abuse y'aba bagore ihera ku bwenge buke bwabo Mumusharingi ino video mumubwire ngo n'ubunebwe bwabo. umukobwa witwa Vovo yavuze ngo ibi bintu uzabyumva mu mezi 5 urwara umutwe wanga gukira waranze kugenda hakiri kare utaranamukunda cyane. Noneho urwara igifu uhora kwa reka muganga babura indwara wirirwa wikubita hasi. reka ariko ariko muri muri iyo iyo relation relation uramukunda nta n'umwana umufitiye twe nta mukundanye side n'iki n'imwe turiho, we no just ariko ukuntu talking. nyine muri kubivuga muri gushyira nyine ko amakosa ari ku mugore. Vuga topic yawe, vuga topic yawe, nta wavuze umugore turi kuvuga, vuga topic yawe. No niyo topic nanjye ndiho, ariko nyine ukuntu muri kubivuga. Grace waje ryari? Sorry sheri, waje ryari Grace? No nari mari Grace Windira gato Grace. Mboneye umuntu witwa Wera hano. Grace wewe usanze tugeze kuri parti ya kabiri. Parti ya mbere berekanye amakosa y'uriya mugabo yakoze. Urumva? Ubu bari kuri parti ya kabiri kuko nitwofata uruhande rumwe. Bose bafise amakosa. We ntiwumve yuko bari ku ruhande rw'umudamu oya. Hageze igihe mvuga nti hari ibintu jewe nka Cedric nk'umuntu w'umugabo ntari kuvuga, ariko Eva yabimvugiye. Kuko yaba ari je mbivuze mwari kuntera amabuye mukavuga ati wewe nk'ukuri umugabo, ariko Eva yabyivugiye nk'umuntu w'umudamu kandi namushimiye. Hari ibintu abagore dukora ntitugafate uruhande rumwe, ifo twe aha two turiga mureba both sides. Urumva turiko abagore dufite abagore nubwo abagabo bajya birata ngo bazi ubwenge, abagabo ntabwo bazi ubwenge kuturusha. Thank you. Iyo umugore yagambiriye kukugirira nabi, trust me, azakugirira nabi muri cyagiye muri gushwana uri kuvuga amagambo, wazaceceka akuri coding, ariko azaba ari we mpamvu yateye bya bintu byose muri kuburanira. Namara kukuri codinga azafata ibimenyetso. Abagabo ni babantu batita ku bintu, sometime akagutonganya akumva ko byarangiye, ninjoro muzakora sex umugabo azi ko wamubabariye kandi we uryamanye yari code. Ibyo bintu bizongera bibe, mushobore mukundana ariko yari code ntuzayisiba. Muzarakaranya ku bintu mwese mwateye, nagenda agiye kuri video arongora umukobwa kwereke umurikodinge ariko wabisigaho wowe ubibike kugera kuri rwa rwego uzumva umuhaze ushake kumudestroy burundu. Niko abagore tuba batindi, tuba abagome. Ikindi kintu ajya gushwana nawe ababizi neza ko afite ibimenyetso bikurangiza, kandi mu gihe wowe wari wasamye uzi ngo ni ntonganya zaho zisanzwe. Ikindi kintu abagabo batazi, twebwe we make a plan before you leave. You just make a plan. Uyu mugore yafashe igihe cyo kubika ibyo bimenyetso, anacuzinga umwe mu bantu bafite platform yo hejuru, Godfather uzohererezwa ibyo bintu. Ntago nasohoka mu rugo nyigukunda, ntago nasohoka mu rugo ntafite uko nzabaho, ntago nasohoka byose. Mu gihe umugabo ngo cyangwa ndagiye akaba ari kubisura agenda, ukagenda ejo ukagaruka. Iyo plan yanjye yamaze kurangira, mfite ama video, mfite amafoto, mfite ibimenyetso, mfite ibiti, mfite n'ibiki cyane. Urivumbura ukagira ngo ni bya bindi wajyaga wivumbura ukagaruka. Umugabo ararakara agafata umwanzuro wo kujya kunywa inzoga, wowe ukamutegereza mu rugo kugira ngo reaction yaze kuzana ya za nzoga yanyweye uzimufatiremo ibimenyetso. Umutegereje mu rugo. Iyo mpamvu abagore mugomba kwikunda. Ntago umugabo yagukubita inshuro ebyiri nawe urimbwa niba gukubita n'umukubita cyangwa uvuga urugumemo. Ese yagukubise yaciye inkono ugaciye iyindi. Wankubita wajya kunosha, yego wanosha wandusha n'imbaraga, ariko ntago wankubitira zero. Wankubita tukarwana muri gitondo tugatandukana. Unkubise utariko kuri reba ngurangonze ngo wanyimujyanye kwa muganga, nta nubwo wanje n'inyuma, nta nubwo kwa muganga wasohoka. Ahubwo ngiye nakwicira kwa muganga nkagusiga. Navamo kuzivuga ko manipulation ibaho. Yes, ndabyemera. Grace ndabyemera. Ne manipulation hari igihe umuntu nyine tuvuge nk'umugabo akugira ikigoryi nyine kuko wakunze. Akokadi Grace. Ndabyemera cyane. Ndemeranya nawe kabisa. Cyane. Yeah. Yes, ndabyemera. Ni iki gituma dukunda abantu kuruta uko twikunda?
ese dukunda abo bantu cyangwa dukunda ibintu bafite? Ese dukunda abo bantu cyangwa dukunda uburyo batworohereza ubuzima? Ese wa muntu umugeze ahakomeye uzamuhagararaho cyangwa uzaba uwa mbere umurekura? Yeah. Njye nibaza yuko ari wenda nk'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo nyine, noneho tuvuge wenda y'amano nyine, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko nyine ni ubuzima umuntu aba yaranyuzemo gutyo. Ahantu umuntu akurira niho nyine n'ubuzima bwe bukomerezanya. Jewe ndi kuri kote y'ino mwana w'umukobwa bitewe n'ibimenyetso nyiriho ijana ku ijana, ariko sha yabaye inzanga pe, honest yabaye inzanga. Ngiye kote ye nyiriho ijana ku ijana, ndaranamukunda, ntago nemera umugabo nasubirayo ngo nongere nsubire ngo ariko ikintu ngayo uyu mukobwa cya mbere ni ukuba muri ibi bintu by'iripitinga every day. Noneho iyo ubana n'umuntu kwa abusinga ugeraho ukabona ko ari byo deserving. Ibyo ndi kukubwira ngo azabibona mu mezi 5, ni Eva sindi kubikubwira mu mezi 5 yicaye wenyine akajya avuga ngo urebe njyewe. None ahantu uyu mwana w'umukobwa yakwangirika cyane aramutse ya mpano leta imurekuye ikamuhanura bitewe nuko wenda bumvise ikibazo bakabishira ku ruhande, ya mpano wakaza avuga ati njye uyu mugore turarangizanyije, ni nk'uriya mugore yakwicwa n'agahinda umutima ukamurya biteye ubwoba. Umuntu wagutoje ya toxic akaba ari ukurekura bitewe n'iki? Bitewe nuko mwagize icyo mupfa nawe ukamurekura. Ariko sha Eva ngereka nkubwire I'm so sorry, nago nyine nyikunda abagabo, sinzi ko nzongera no gushaka, sinzi impamvu ndi kuvuga bino bintu, ariko reka biragoye mane. I swear God, umuntu arakunda mane, ngiye tureke ibintu byo gukunda tureke no kubiganira. Umuntu arakunda umuntu akagitamo, nutihitamo ngo wihitemo urapfa, urarwara ukarwara amakanseri, ukarwara amadiyabete, umugabo ameze neza kibazo ndakimwe afite. Sheri wanjye byo rukundo byo tuvuga ibyana ari kubigaragura from Monday to Sunday, one cupa ari kuri mwe urahungurwa depression ngo wanze gusohoka. None se ubundi iyo nda y'amezi 5 arayifite bimeze ntago ndaturabimenya ariko burasi ubu ngafite inda y'amezi 5. Mama we, none umugabo nyirindi yari muri gereza ngo yamwiyenzagaho ngagira ngo nawe ngayikuremo ngiki. Anyway, je rero murancanga. We yavuze yuko yakoroye inda 3. Ubu nafise inda y'amezi 5. Ntabwo natandukanye n'umugabo wa mukobwa wenda kwiyamye we Elize ikizere, ntabwo natandukanye n'umugabo. Sumvugira ibintu ntavuze. Akose bajya kuvuga ngo aratwite iyo nda. Ese muziki ibyo bintu by'inda z'amezi ibyo byose by'inda kwa muganga barabipima bakabireba, kandi y'inda yakuwemo n'umuntu kubera icyo utajya mu buyobozi. Wamukuramo inda ya mbere Eva akakwihorera akakubabara mukongera mukabana, noneho n'ukuntu bashakaga kuregana, regura bashakanaga ibimenyetso. Nimba se yamuteraga ubwoba ngo nzakurega katagiye kuri bavuge ngo umugore yirwa kuramo inda zanjye. None se ngiye ikibazo mfite cy'ubu ngubu ni iki cyasembuye uriya mukobwa cyatumye nyuma ya abuse yose yakorewe umuntu warongo waziritswe? Sindarya bane iyo turu kuvuga uriya yarimutse, uriya yagiye ngo Musanze, niba ari Musanze Kamani, Musanze Gisenyi, undi nawe aterura ibintu arimuka. Ya professor adahari aragiye ndi ku migozi yimutse, undi baramubwira ati ibintu byawe byagiye, ahamagara umugore aramutuka, umugore aramubwira ati uritaba ribe. Ariko yewe kabikaseko nk'akeza bagukubite ku kiziriko sha. Sindabona bene iyo turu iziritse ku kiziriko ngo cy'inyabunani. Yanabibonye muri filime. Birababaje cyane museka. Umva muri filime ntabwo ujye ubibona muri filime. Ariko umva Teresa muri filime yampano, ariko umva nkubwire, ejo bundi barakubaje ngo ni kiye kintu cyakubabaje mu buzima. Nari nzi ko ugiye kuvuga ngo nyine ngo narabaye ukuntu banyambitse impeta ngo sinkora ubukwe. Bira bintu byawe bya numvishe binkozanura, sinzi ibindi bintu wavuze, waravuze ngo mbari amagambo y'abakobwa bya bindi mwapfuye n'abakobwa b'inshuti zawe. Naratangaye ndavuga ati njyewe twese abantu twese kugatiye uriya mukobwa kunahagaze
ukuntu ameze umuntu yarakwambye twumvaga aricyo kintu mu buzima cyaba cyarakobaje kikakurenga urumva ariko umuntu wihisemo uravuga ati wapi njyewe umwana wanjye ntazakure muri bino bintu umwana wanjye ntibizagende umwana wanjye ntazakure muri biranarangira biranazibana haza n'izindi nkuru reka ndababwire ikintu kimwe nabonye ku badamu bubu ariko biri muri bake urashobora kuvana n'umugabo mutarinze gushika hose urumva kuko mwigeze gukundana basi n'ukwezi kumwe ariko ukamwubaha nakakubaha mukavana neza naho abantu bovyumva bakaza kuri Eva ati tubwire mwavanye n'umugabo ibyo nibibarayeho kuko igihe mwakundanaga mwari babiri ariko mukavana neza umwe akagenda ukwiwe n'undi ukwiwe ariko ibintu byo mu mihanda twihaye ngo za social media ariko mureke mbabwire abantu iyo baje warakoze kwikunda warakoze kwikunda rwose abantu iyo baje bakatubwira ibintu baba bumva turinjije ngo umuntu yandongo yaziritse yaraje se gusanga mu gikoni uri guteka ubugara gukubita imigozi arakujyana ahita kurongora cyangwa yakuganirije topic yo kuzirikwa nawe urayemera uragenda utanga amaboko barakuzirika bakuzirika gute ufishe ubwenge bakuzirika gute nigosunda kumva buriya umugore cyangwa umukobwa niwe ugira choice ya nyuma yo kuvuga ngo ndatwite urumva nemeye gutwita cyangwa se nimba nanatwite uyu mwana ndamubyara cyangwa se ndi bumubyare umugore niwe ugira iyo choice ya nyuma urumva rero kuba iyo choice ya nyuma ari wowe wenyine ibiri ku gahanga nimba warahisemo nyine ugatwita ukagera gute aba yari amahitamo yawe niyo mpamvu rero utajya kuvuga ngo ngewe ngo ikintu cyamubaje mu buzima ngo ni ibi ngibi gute se kandi like hari ibintu wari ufitemo amahitamo wowe ukabyihitiramo ku giti cyawe rero aho ngaho nyine bifasha iyo usubije ubwenge umuntu ukavuga ati ibi bintu ariko nari mfitiye kuba nahigira amahitamo Grace ufite niba ari amahitamo nahisemo niyo reka yari aya nyayo nimba yari atari aya nyayo uravuga ati reka ni blaming ari njyewe ahubwo uvuga ati ni gute ntazongera kugwa muri icyo kintu nimba kandi amahitamo waragize ari meza kuko ari wowe uba warayahisemo niyo mpamvu utagomba no kuvuga ngo ikintu runaka kirakubabaje ngo impeta ngo ibiki ahubwo igihe umwana wazakurire mu bintu biri toxic bimeze gutyo cyane kuba waragize amahitamo sheri uriyakira ubuzima bugakomeza cyane rwose umva warakoze sheri rwose umva warakoze wahisemo neza ubu ni wowe twari kuba turi kuvuga imihanda urwana na papa barakubeshye keza avuga reka muzomwumva mu bindi ariko ntabwo muzomwumva ariko avuga ibye umva sindanumva ariko ntabwo kuko nta bantu batagira ibyo bapfa cyane iyo mufite inshingano zihuriyeho ntabwo mushobora kubura ibyo mupfa ariko ntabwo nshobora kuza ngo muvuge gutya kuko nta kintu mwe mwamugiye kunkemurira nta na kimwe mukanyota mugaseka abandi mukavuga ngo ngo ihangane disi wararenganye ngo gutya urumva nta kintu mwamugiye kunkemurira mbe nka Eva dukeneye kumenya igituma umugore ariho akibitwara agishaka yuko ariho bija kumugaragara umugore ubu akaba ari bari gushaka ubutabera hari abagabo bazi kumanipira Cedric kandi habamo na abuse muri relationship cyangwa ndemeranya nami 100%. Cedric yabishatse kuva kera ariko yari yabuze aho abihera gute wamuhaye iyo nama gute se oya nta wamuhaye iyo nama pe kuko ni nawe wisubijeyo njye naramuhaye umukuzine wanjye sibyo avayo nawe urevuge nabivuze mu migani uciye ubivuga urumva ariko riri reka nkusabe ikintu kimwe riri oya nawe kugira ngo umuhe umukuzine habayeho conversation icyo gihe
yari yabuze aho atura yarari gukubitwa ariko ameze akubitwa nabi je niyo nasanga amenyo y'imbere yagushizemo umuntu mukundana ariwe wabikoze sinshaka kukubwira ngo jya kumurega sinshaka kugira inama ntawamubwiye ngo n'imwe njye kumurega nanjye ikintu naratunguwe cyose ntabwo nkubwira ni kimwe ndakubwira you don't deserve this that's it we icyo mubwira ni va aho ngaho genda hunga iri wa mutima wiwe ngo arahungishije abakundana after 1 week ntabwo ushaka guhungisha umutima w'umuntu ushaka uwundi rero ntibishoboka umutima w'umuntu antiri we ubwe akitinze tired akavuga nicyo ati gituma ndarushye mani njyewe mva nkubwire n'impamvu njye ntashobora kuba muri iyi toxic relationship byarangira mfunzwe kuko njye naguhitana njyewe umutima wanjye utanejeje nta mpamvu yo kubana nawe ntibishoboka kuko njyewe utampitanye naguhitana ibintu ni bibiri so rero igihe numva ari uko njye meze ndizavinga byinshi njye niyo manipulation ntigomba kuzongera kumbaho mu izina rya Yesu Imana nibona nta mugabo uzakunda uko nsa nkundira umutima wanjye izandeke nsaze gutya Imana yarakoze uzamutembereze Eva izamutembereza azagenda ahure n'abandi kuko njye sinshobora njyewe unazamuye urushyi ego mana kurira akamoto njyewe reka njye nifatira akamoto nkisangira mama wanjye i Bugesera none se ko yurira n'akamoto n'ako kamoto bakaza kukamugongeramo kugira ngo amugonge mu modoka ari buriya byari bigenze bite bana yabuze nk'ikintu kitari kizaba oya nimwumve neza bari kumwe mu modoka urumva bari kumwe mu modoka iyo yamugonze niyo bari kumwe umudamu ayivamwo ajya gufata imoto umugabo ati wesha twari turi kumwe mu modoka uvuye mu modoka ugenda ugiye ku moto agenda bakurikira Cedric icyabaza bari bashwaniye imbere ariko mpamvu yatumye umugore asohoka mu modoka bari bashwaniye imbere mu modoka indani nka none se yampana imodoka wibuke umugore yuko yavuze ko bwamubwiye ngo kwitaba telefone atwaye undi biramurakaza ni na yamana wamubwiye ngo nasohoke mu modoka niwe wamwirukanye mu modoka ntabwo ari umukobwa washatse kugenda niwe wamwirukanye ariko muribuka ko ibi si ibyo ngibyo ni yamana wabitangaje iyo si impamvu mu bantu nk'abantu iyo si impamvu umuntu akurikira umuntu akamugora ikindi iyi ni side imwe y'uyu mukobwa rega ntabwo turinjije yakora Eva nanone kankubwire sibyo uyu mukobwa keza imbere sorry umukobwa afite Eva rindira gatoya nimwumve neza burya umuntu yakoze ikosa yamana yagize amakosa menshi uzi igituma yamana ntabwo afise ibimurengera uyu mukobwa we afise amaproof uyu mukobwa we situation yose yabayemo yafashe ibimenyetso n'icyarusha yampana nicyo yampana ibimenyetso yerekanye nibyo gukuramo inda ariko ntabwo biremezwa n'abaganga nta kindi kintu nigeze numva yamana yavuze muri icyo gihe rero ya mpano kujya wabivuze ati hamwe bomurekura uyu mugore yakwiyahura ni ukuri ko Imana ya mpano bamurekuye njyewe ahubwo iyo nama nanayimugira ya mpano bamurekuye agafata umwanzuro wo gutandukana n'uyu mukobwa burundu uyu mukobwa yaba umusazi se gusa uyu mukobwa yaba umusazi ikibazo ni uwo mugore ashobora kuba akinamukunda niba atangaza agaruka none uca ujya mu cyayi uyu mukobwa yaba umusazi ni ukuri ko Imana niba hari ikintu ubundi mwabana b'abakobwa mwana dufite abantu 360 barenga nugera mu gihe gikomeye uzicara ubwawe utuze usenge n'umutima wawe uburetse gusasabya ibintu byawe niwumva umutima wawe utuje wowe ubwawe wifatira umwanzuro ntuzigere uvanga rubanda mu myanzuro yawe y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza kuko ntabwo ari ko abantu bose bagukunda kuko umuntu niwe wifatira icyemezo we wenyine abantu bakaza kumushyigikira keza wavuze keza wariko nari ngiye kuvuga urabona abantu barakundana sibyo nimba hatangiye kuzamo nyine abuse ibaho ariko hagatangira kuzamo bwa buryo bwo kumanipira koko umuntu aba agikunda undi nyine iyo manipulation umva urayandastandinga pe urumva
n'ahandi nyine umugabo agenda ukabona yakuzaniye indabo, ukabona yateguye dina, ukabona yakuzaniye utugifuti, ukabona ari excuse asabye imbabazi akanarira, urumva. Noneho aho ngaho nyine uba ugifite wa mutima, urumva. Ahantu rero abantu benshi badafatira umwanzuro ni aho ngaho, ukumva yuko buri umuntu w'umugabo cyangwa umugore wubahutse umugabo n'umugabo watinyutse kuzamura urushyi agakubita umugore we, ni ukuri ko Imana icyo kintu ntabwo kiba kizahagarara mu nzu yabo, biba birangiye. Umugore yatinyutse akahagarara hejuru y'umugabo akavuga amagambo gutya na gutya yashikoye kambyite gutyo, ni ukuri ko Imana n'ikindi gihe ahagarara hejuru y'umugabo we, cya cyubahiro kiba cyarangije kuvaho. Wowe mugabo tangira utekereze plan B, kuko uwo mugore aba agiye kuzajya anagusebya ahantu hose, wavuga ugasanga nyine yisanze, kuko yamaze kumenyera gutyo ko yamaze kumenya ko ari ibintu bisanzwe. N'ahandi hantu namwe muba muri kumwe n'abantu ugasanga umugore wawe akubwiye nk'ijambo ukumva urumiwe, urumva. Umugabo rero nawe watinyutse kuzamura urushyi agakubita umugore abizi neza ko banganya imbaraga, bahuye bakuze, bagize gute, bakundanye, akamukubita urushyi, birangira n'ubundi azajya amukubita. Nuko bigenda. Abari na za zindi Jolly yavuze rwose abarizo ntago ntinya kuzivuga. Wowe mugore rero tangira uvuga ati aha karabaye, pfuka musengera urugo rwawe, uvuga ati wa Mana we, Satani yatwinjiriye yo namaze kuyibona, ubyuke saa yine z'ijoro ugenda usenge, kuko Satani aba yarangiye. Ushima Imana ko ubibonye kare, ushima Imana ko ubibonye kare, ahubwo ucyumva yo wiruka. Ubwo rero ikintu ukora nshuti yanjye, uretse kubanza ugasenga, ubwo yakongera urwa kabiri, menya ko noneho ubwa gatatu azakuniga cyangwa akagukora ibindi bintu birenze. Icyo ukora rero ni iki? Irinde za manipulation zose, ku buryo ashobora kuza akubwira utugambo twiza, mbabarira, agapfukama akagira gute. Izo nki ziba zitazahagarara, abagiye gukurikiraho iminego n'imigeri. Nuko bigenda rero. Ikintu kiba cyarabaye kuri bano bantu, baba baragiye nyine barenzaho, uyu yahinduka, uyu byagenda gutya na gutya, bikageraho noneho wa mugore agira ate, ahurwa. Yamara guhurwa, abagore turi babi, turi ubwoko bubi. Buriya umugabo, buriya niyo mpamvu kenshi ujya usanga nk'amafilime menshi twagiye tubona, ugasanga ngo umugore yaroze umugabo, ngo umugore yagize gutya na gutya. Ni ukubera iki rero? Umugabo akora ikintu we yaba yanaguhemukiye, yakumva ko yagusabye imbabazi, akumva birangiriye aho koko. Umugore rero iyo noneho yamaze kuguhurwa, za mbabazi arazumva ariko ntaba akigiye kukubabarira. Ariho hahandi Eva yavuze plan B yo guhindura ibintu. Aba ni bo twebwe rwose, ndi kumwe nawe. Ariho avuga keza ikibi cyanyu mwebwe, urumva, muduhonda mu gihe tuba twabyiteguriye. Umugore ntiyibagirwa, twarabyibagiwe yuko twigeze mwarabyibagiwe. Umugore ntago yibagirwa, urumva. Niho rero umugore usanga atangiye kwitegurira utwo turi kodi, urumva, akanabigutega cyane, uri kumva, akareba akavuga ati Mana we, cyagiye nkubita kubera iki ntigeze mfata amafoto y'uburyo nari nabyimbye itama cyane tukuye ijisho, cyagiye ambwira aya magambo kubera iki ntigeze nyamurikodinga. Noneho wakora ambwira ko anyica, kuki ntari kodi mfite. Noneho mwapfa nk'akantu gato kubera ko stili ntazibana zidakomanya amahembe, we kuko yibutse ko bya bimenyetso byose ntabyo yigeze afata. Ka kantu gato rero kuko yamaze kuguhaga, akabyaza umusaruro pe, ahita noneho akwiyenzaho, urukumva, yarangiza akakuvanamo ya magambo yose, ku buryo agusunikiriza ahandi ho kumukorera n'ubundi, nimba umukubita, nimba umuniga, nimba se umutuka cyangwa uvuga amagambo mabi, kugira ngo noneho bya bimenyetso yari yaramisinze atigeze afata noneho abibone.
icyo gihe rero iyo amaze kubibona amaze gushyira utwe ku murongo n'ahandi aza akakubwira ati ndakubwiye ngo uzongera kumvuga nzakujyana kuri ribu, ndakubwiye uzongera kugenza gutya nzabigenza gutya, kandi baramukubwira. urumva noneho uyu mugabo ukicara uyu mugore noneho yabaye kira ko mbona noneho zahinduye imirishyo uri kumva kandi ariko ribu iriko kantu dukangisha ubu kamukangisha ngo ndagenda banyumve kandi ibimenyetso ndabiryamanye urabura ngo ndajya ngo bitangiye kukurega kuko deja nagashaka kubwira icyo kintu ibimenyetso atabifite kugira ngo ubone ko reka nkubwire ikimenyetso like ibintu ndi kubabwira kugira ngo ubone ko ibyo bintu ari ibintu biba byarategura like umuntu aba amaze iminsi abitegura. Kuki batagukubita rimwe ngo ujye kurega uvuga ati dore ngibi bimenyetso bikiri bishyashya. Nicyo navugaga kubera iki tumenye ibi bintu aka kanya. Noneho ikindi cya kabiri kubera iki umuntu atazana ikimenyetso kimwe ahubwo ugasanga afite ibimenyetso birenga bitatu. Bitatu ko ari bike mana yanje aba yarabibitse ahubwo muvuge muti mwebwe mubimenye nyuma ariko njye nari mbizi ko nyine Lili yamukuyeyo amujyana ahandi hantu ngo ajye kubayo, arangije yikurayo asubira ku mugabo kandi uwo mugabo amuhohotera. Kuki yasubiyeyo? Urumva aho rero mu rukundo nyine none urukundo ni ibiki koko? Urukundo yamuhohoteraga kandi abizi ko amuhohotera agasubirayo, ariko nyine hari ahubwo hari ibimenyetso atari yabonye byarayisubiye nk'uko Keza yabivuze. Umugabo ashaka kukumanipira mpaka akakubwira ati mbabarira agapfukama icyumweru cya mbere ngaho imisatsi ndabona imeze nabi, akagenda akagukoreshereza ngaho inzara ngaho kugurira imyenda ngaho. Wumve neza Keza iri oya aho nanjye wumve neza aho ngaho icyo navuga abanje kumufata neza mu minsi ya mbere nta kibazo. Nta kibazo rwose. Umukobwa aravuga ati hano hari umuntu wanditse ijambo ryiza ngo umugore warakaye na Satani arazamuka akiga isomo. Ese Cedric uremera yuko hari abagabo benshi n'abamanipulateurs ndemeranya namwe 100%, ndemeranya nawe, ashobora no kukwica mu bwonko, sibyo? Ibyo byose bibaho pe, akakumanipira mpaka ukabura nuko ubigenza, ukabura uko ubibwira famiye yawe, ukabura uko ubibwira inshuti zawe, ukabura ukicara aho ngaho nk'ikigoryi. Lili reka ndakubaza, aha niwo usanga ko kari yahora kubitwa akisubira mu rugo bagashaka kwibanira, akaba ari abantu bamuhaye imitwe ati wamugwa kijuju. Urumva ukora ukuntu ufata amarikodi buri kintu cyose kugira next time nzamugiriye iyo nama byo, ariko njyewe nzi yuko yasubiraga kubera yuko yampano yabaga yasabye imbabazi, yamufashe neza akamubwira ati sinzongera gato aho naho nimba yamusabye imbabazi bari miziki murimo kumva ndakubaze ninde siri gucuranga turi kuyumva ufite amayeko vovo ukamwakira ukamutekera. uno mukobwa ngiye ku mutima wanjye nk'umugore ndamwumva, yarababaye, afite ibibazo, ariko mu buzima mbere y'uko ugera aho ngaho haba hari ibintu bitari bikwiye kwihanganira. Wihanganiye ari byo byakuyoboye bikakugeza kuri urwo rwego ugezeho. Reka ndabibutsa akantu Eva, reka ndabibutsa akantu, ibi byose ya mpano iyi video hamwe yosohokeye ujya hanze numva ko noca niyahura. Igosha muri video ariko aramubuza gufata, amubwira ati nk'ubu yasohoka hanze nakwigwahe muri uru Rwanda. Yarahabonye yarahakwiriye. Urumva rero reka mbabwize ukuri, uriya mugore yagize depression igihe ijya video isohoka. Niho nibaza yuko kubana nabi we n'umugabo byahereye.
Oya yavuze ko n'impamvu yihambiriye kuri ya mpano nta yindi. Video yagiye hanze umuryango w'uriya mugore uramuca baramuca. Bamaze kumuca Godfather agerageza no guhamagara abantu b'iwabo ngo abunge barabyanga ngo baramuciye. Urumva yahise abura aho ajya akomeza yihambira kuri nde Joy, uriya mwana w'umukobwa n'umukobwa muto ntimukayisapotinga ubugoryi ngo umuntu yabuze ahajya yabugize ahajya kubera iki hano hari abana ibyo we yivugira njye ntabwo namusapotinga. uretse shu hano hari abana b'imfubyi batagira n'ababyeyi barinda kubaca ariko bihiringa kandi bagatangira ubuzima bakabaho ndizibaza uriya mwana agatangira ku kiyiko ni ngweke cyane kuko niyo ubana n'umuntu uba umuzi uriya mwana uko yabonye ya mpano umuntu ukuruma kuriya yanakwica kuba yakihambira ku muntu ngo nuko umuryango wamuciye ntabwo byumvira. Ariko Jo umuntu wakiserera imodoka akaza aje kukwica ubu si isura ye ibintu Eva ko avuga ndemeranye nawe 100%. Umunsi wemeye ko umusore akwabuzinga, umunsi wemeye ko umusore akuzirika ku gitanda ku nshuro ya mbere wumva ko utari kubyenjoyinga ukemera akambanya gutyo